Hii ni guest house. Hii ni guest house ambapo drone inapiga saa hii mwaima 0h18 minutes. Hani drone wenye wanaiwa guest house. Hii moto iko musalo mwaire grand salle kabisa. Nyumba yote ngambo ya yulu isha bomoka. Ni hivi kabisa. Yes, ngayo nguko uko biramutse ku kibuga cy'imirwano ngibyo iby'igitero cya drone yo ku ruhande rw'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaraye ikoze. Ndaje tubigarukeho ku buryo burambuye cyane. Turacyari muri Rubaya yakomeje kuba Rubaya. Ndaje byose tugende tubyinjiramo ku buryo burambuye cyane. Hagati aho ngaho reka mbanze mbaramutse, reka mbanze mbatere yambu cyane kabisa. Reka mbanze mbifurize gukomeza kugira icyumweru cyiza. Hanyuma turi mu masaha y'isa 4 hafi zishyira isa 5, ndetse turi ku munsi wo ku cyumweru inaha mu masaha y'iwacu mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse itariki 24 ukwezi ni kwa gatanu, ndetse umwaka ni 2026. nk'ibisanzwe mu gihe kunyemerera tubane muri aya makuru, nk'ibisanzwe mu gihe kunyemerera tubane muri no nkuru tugiye kuba twabagezaho, ndetse turebere hamwe uko situation ihagaze ku kibuga cy'imirwano muri kano kanya ndetse muri ano masaha. Hanyuma nje uri kuri micro ni 6Berry official nk'ibisanzwe. Hanyuma amakuru yacu turaza kuyahera kuri guest house, kuri iriya guest house cyangwa se nishaka nyite hotel, kuko byose ni nkaho n'ubundi ari bimwe. Byari mu ijoro isaa 6:18 kuri hoteli. Nimvuga nyine hoteli mwumve iriya guest house. Rero niyo hoteli yari icumbitsemo bamwe mu barwanyi ba M23 mu gace ka Rubaya yagabweho igitero cya drone. Bivugwa ko rero icyo gitero cyakozwe n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni FARDC, ni FDLB n'abawazarendo. Kugeza ubu rero amakuru arambuye ku bantu baba bahitanywe n'icyo gitero cyangwa se ibyangiritse ntaramenyekana neza. Gusa amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko muri iyo guest house cyangwa se muri iyo hoteli harimo abasirikare cyangwa se abarwanyi ba M23, ndetse hakaba hakekwa ko harimo n'abasirikare bakuru bayoboye abandi. Kandi mu by'ukuri koko birumvikana cyane, abasirikare bato baba bari ku rugamba cyangwa se bacunze amaronda, abandi bari kuri patrouille, mu gihe abandi babibereye mu mahoteli. Ndaje tugende tubigarukaho. Biravuga ko harakekwa ko abasirikare bakuru ari bo bari muri iyo hoteli. Byose ndaje tugende tubirebera hamwe. Ndagira ngo mbanze tubicemo mu buryo buvunaguye, hanyuma muraza kuma kanya tubyinjiremo ku buryo burambuye cyane. Muri iryo joro kandi Kanyuka yasohoye itangazo rivuga ko ngo habaye igitero cyaguyemo abaturage, ndetse hari abayise bibaza bati nubakomeje kubyibaza ati nuhe muturage wajya kurara muri hoteli iri mu gace karimo imirwano ikaze kandi abaturage benshi barahunze. Aho bavuga ko ari abaturage ni bande? Ati M23 ni abarwanyi bakaba n'abaturage icyarimwe, ko mu by'ukuri ngo iyo drone yaje itagetinga kuri hoteli bari barimo, ko coordonnées ngo zari zafashwe neza. Ngayo nguko reka nze tubyinjiremo ku buryo burambuye cyane. Hanyuma tukiva kuri icyo gitero cya Rubaya tureta twunyarukira mu kandi gace kitwa Kitabo. Biravuga ko aka gace rero nako kafashwe. Abawazarendo, ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC birukanye inyeshyamba za M23 zari ziri muri ako gace rero kari muri Sud Kivu, ni mu gace ka Runingo, nyuma y'imirwano ikomeye yatumye umutwe wa M23 usubira inyuma. Nkuko rero amakuru atandukanye ava muri ako gace bivuga, mbere yo guhunga ngo abarwanyi bakoze ibikorwa by'urugomo, ndetse ngo bigayitse barashinjwa gusahura ibitaro bikuru bya Kitabo, ndetse ibintu byateje uburakari n'agahinda gakomeye mu baturage. Ibikoresho rero ngo byo kwa muganga, imiti ndetse n'ibindi bikoresho by'ingenzi byari bigenewe kwita ku barwayi n'abaturage ngo byanyazwe, ibindi birangizwa. Aya makuru nayo ndaje
tuyagarukeho ku buryo burambuye cyane. Hagati aho ngaho reka mbanze mbibutse ko rwose niba uri mushya hano, niba ari ubwa mbere tubanye hano, nkandira kuri subscribe, niba ari ubwa mbere udusuye nkandira kuri sabone, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Hanyuma ntabwo nshaka ko dutinda mu bintu byinshi, ntabwo nshaka ko dutinda mu magambo menshi, mu nyemere rero dukubite tubangura, tugende duca muri ano makuru ku buryo burambuye, tugenda dusobanukirwa akantu ku kandi. Hanyuma nta gutinda mu magambo menshi, mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishyira kuri iki cyumweru, amakuru akomeje kutugeraho guturuka mu bice bya Rubaya muri teritwari ya Masisi, aravuga ko habaye igitero gikomeye cya drone kibasiye inyubako bivugwa ko yari icumbitsemo bamwe mu barwanyi ba M23. Icyo gitero cyabaye ahagana isaa 6:18 z'ijoro. Ni mu gihe rero aka gace kamaze iminsi karimo umwuka mubi w'imirwano hagati ya FARDC ifatanyije n'abawazarendo ndetse n'ingabo z'u Burundi ku ruhande rumwe, hanyuma ku rundi ruhande hakaba inyeshyamba za M23, mu gihe abaturage benshi rero bahunze Rubaya kubera imirwano ikomeje kuharangwa muri iyi minsi. Abaturage bake basigaye cyangwa se bahasigaye muri ako gace batangaje mbere y'uko icyo gitero kiba, humvikanye urusaku rw'ikintu ngo cyagendaga mu kirere, bamwe bakeka ko ari drone ngo yari iri gukora igenzura ry'aho igomba gutera, iri gushaka coordinate neza. Hashize iminota mike humvikana iturika rikomeye ndetse ryateye ubwoba bwinshi mu gace kegereye iyo hoteli cyangwa se guest house. Bamwe bavuga ko rero ibirahure by'inzu zegereye aho byasandaye, abandi bavuga ko abantu bahise batangira guhunga biruka mu gihirahiro kubera ubwoba bwo gukurikirwa n'ibindi bitero. Amakuru atandukanye aravuga ko iyo nyubako yari yarahinduwe ahantu hifashishwa n'abarwanyi ba M23 nk'icumbi cyangwa se nk'ahantu ho gukorera inama z'abasirikare. Hari amakuru kandi avuga ko muri iyo hoteli hari harimo abasirikare bakuru cyangwa se abayobozi bayoboraga ibikorwa bya gisirikare muri ako gace ka Rubaya na Kibabi. Nubwo rero amakuru arambuye mu by'ukuri atarajya ku mugaragaro ngo tumenye neza bamwe mu bayobozi bakuru ba M23 baba bahapfiriye, gusa bamwe mu batuye hafi yaho bavuga ko bahoraga babona ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare binjira cyangwa se basohoka muri iyo hoteli cyane cyane mu masaha y'ijoro. Nyuma y'icyo gitero hakomeje kuba urujijo rwinshi ku makuru y'abayitanywe cyangwa se abakomeretse, gusa hari abavuga ko hari abantu benshi baguye muri iyo hoteli mu gihe abandi bakomeretse, ariko kugeza ubu nta mubare uzwi neza uratangazwa. Impande rero zitandukanye ziri mu makimbirane nazo ntiziragira icyo zitangaza mu buryo burambuye ku byabaye. Ni ukuvuga ngo buri ruhande rwacecetse uretse M23 yitanguranywe ikavuga ko barashe mu baturage. Ndaje tubigarukeho, gusa FARDC yakomeje guceceka. Hanyuma mu masaha yakurikiyeho nk'uko nari ndimo mbibabwira, Lawrence Kanyuka akaba umuvugizi w'izi nyeshyamba za M23 yahise asohora itangazo rivuga ko icyo gitero ngo cyaguyemo abaturage. Ni mu gihe M23 iri guhura n'ibibazo ku rugamba i Rubaya, ndetse muri iyi minsi uwo mutwe uri gushinja ngo FARDC kugaba ibisasu kuri Rubaya. Reka tubirebere hamwe, ndaje turebere hamwe mu by'ukuri n'iri tangazo ibikubiyemo. Muri iri tangazo handitsemo ngo kuri iki cyumweru tariki ya 24 Gicurasi 2026 ngo turatangaza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye igitero cya drone y'intambara yo mu bwoko bwa CH4 ahagana saa 6:18 mu gace ka Rubaya muri Kivu ya ruguru. Ngo rero nk'uko bivugwa na AFC M23 nyine n'abafatanyije, ngo icyo gitero cyahitanye abaturage benshi ndetse cyangiza byinshi birimo inyubako n'ibindi bikoresho. Hanyuma M23 ikomeza ivuga ngo icyo gitero ngo cyari icyaha cy'intambara, ngo ndetse n'icyaha cy'intambara inasaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga kugikurikirana no kugira icyo ibivugaho. Kugeza ubu rero ingabo za FARDC nk'uko nabibabwiye nta kintu ziragira icyo zitangaza cyaba cyo kwemera cyangwa se guhakana iryo tangazo ry'izi nyeshyamba rya M23. Iri tangazo rero
ryahise riteza impaka ndende, aho bamwe batangiye kwibaza uburyo abaturage baba bacumbitse muri hoteli iri mu gace karimo imirwano ikaze, kandi abaturage benshi ngo mu by'ukuri barahunze bakava aho imirwano iri ndetse bakajya ahasa nk'ahatuje, bagahunga ino Rubaya ikomeje kuba indiri y'imirwano. Kuba iyi nyubako yakoreshwaga n'abasirikare cyangwa se abarwanyi ngo nibyo byagize uruhare mu gutuma igabwaho igitero cyangwa se iba igipimo cyihariye. nta handi hantu iyo drone yigeze irasa, nta n'abaturage ngo yarasheho, yarashe igipimo cyari cyateguwe. ni coordine z'aho inyeshyamba za M23 zari ziri, coordine zari zatanzwe neza. niyo makuru dukomeje kugenda twakira, gusa FARDC yo nta kintu irabivugaho, n'abarundi ntacyo barabivugaho cyangwa se abawazarendo. nongere kubibutsa ko Rubaya mu by'ukuri ari agace gafite akamaro kanini cyane muri Kivu ya ruguru kubera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, cyane cyane za koruta zikoreshwa mu bikoresho by'ikoranabuhanga ku isi. kubera ako kamaro rero aka gace kamaze igihe karwanirwa n'impande zitandukanye zishaka kukagenzura. mu mezi ashize rero ngo ibikorwa by'aba 23 byatumye abaturage benshi bahunga, ibikorwa by'ubucuruzi birahagarara ndetse ubuzima bw'abaturage burushaho kugorana. muri iyi minsi kandi ibikorwa bya drones n'ibitero byo mu kirere byatangiye kubura. Murabizi ko aka gace ka Rubaya kari kamaze iminsi gakoreshwamo isasu ku isasu ndetse n'ibisasu biremereye bya moritiye, ariko mu by'ukuri drone ntago zari zagatangiye kubizamo. mu gihe rero ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zimaze igihe zirwana urugamba rwo ku butaka, ari urwo twakwita infantry, cyane cyane hano muri Rubaya. FARDC biravugwa ko ubuyubuye ikoreshwa rya drone ndetse igitero cya mbere cyarashwe mu ijoro ryakeye. rero ngo batangiye gukoresha drone mu kugenzura no kugaba ibitero ku birindiro bikingiranye cyangwa se bigoye kugeraho. ubu rero akaba ari uburyo bwo guhindura uburyo intambara yarwanwagamo muri Rubaya, kuko ubu noneho ibitero bishobora kugabwa nijoro mu gihe umwanzi agohetse ngo agaterwa atunguwe cyangwa se akabona atewe ku buryo butunguranye cyane. Abaturage bo muri Rubaya baravuga ko bakomeje kubaho mu bwoba bwinshi. Bamwe bavuga ko nijoro ryose baba bumva amasasu, ibisasu cyangwa se drone ziguruka hejuru yabo. Hari abamaze rero ngo ibyumweru byinshi baryama mu bihuru cyangwa se mu mazu yangiritse kubera gutinya kuguma ahantu hashobora kugabwaho ibitero. Gusa ubu turacyategereje mu by'ukuri kureba niba hari andi makuru arambuye aza gutangazwa ku byabereye muri iyo hoteli, cyane cyane ku byerekeye abahaguye, abakomeretse cyangwa se ibyangiritse byatewe n'icyo gitero cya drone. Turakomeza kubikurikirana, turakomeza kuhababera, icyo tumenya turaza guhita tubabwira. hagati aho rero, mbere y'uko twerekeza mu yandi makuru akomeye cyane nayo yatugezeho, reka mbanze mbibutse ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo. akaba ari amafoto n'amavideo mu by'ukuri aba yaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. hanyuma kwinjira muri iyo group nta kundi, uragenda hasi muri comment mu gice cya komanteri urebemo link na pininzemo, uragenda uyikandeho, urahita winjira muri group ku buryo bworoshye cyane. hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo, ubashe kubona ukuri kuzuye kuba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa, ubashe kubona ukuri kuzuye ku biba byabaye. ngayo nguko si amafoto n'amavideo gusa, kuko ni group ngari, ni group irimo ingeri nyinshi z'abantu bagiye batandukanye baturutse no mu bihugu bitandukanye. harimo abarundi, harimo abagande, harimo abanyarwanda, harimo abakongomani, harimo n'abandi benshi bagiye baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. hanyuma ngandira kuri iyo link winjiremo kugira ngo tuzajye turushaho no gusharinga ibitekerezo bigiye bitandukanye. ngayo nguko tuguhaye ikaze. hanyuma munyemerere amakuru yacu tuyakomereze ahitwa Ikibati, turebere hamwe naho uko situation ihagaze. ni ukuvuga ngo rero abarwanyi ba Wazalendo batangaje ko bamaze kwigarura agace ka Kitabu, ni Kitabu nari mbabwiye Kibati, ariko ni Kitabu ndetse kari mu gace ka Runingo. aya makuru rero aje mu gihe imirwano hagati ya Wazalendo, ingabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi
zikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane n'inyeshyamba za M23 ndetse n'imirwano ikomeje gukaza umurego mu bice byinshi bya Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo. Amakuru rero atangwa n'abaturage ndetse n'amasoko yo muri ako gace aravuga ko imirwano yabereye hafi ya Kitabu yamaze amasaha menshi, aho humvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye n'amasasu menshi kuva mu rukerera. Abaturage benshi baravuga ko benshi bahisemo guhunga bakajya mu misozi no mu mashyamba kugira ngo barokoke amasasu yari yakajije umurego muri ako gace. Nyuma y'iyo mirwano rero, Wazalendo batangaje ko abarwanyi ba M23 basubiye inyuma berekeza mu bice byo muri Sud Kivu ndetse no mu baturage bo muri ako karere. Baravuga ko Wazalendo aribo bafite igenzura rya Kitabu muri iki gihe ndetse muri aka kanya. Gusa ikibabaje ngo ku ruhande rw'abaturage nuko ngo abarwanyi cyangwa se abasirikare ba M23 basahuye ibitaro bikuru bya Kitabu, ndetse abaturage baravuga ko ibyo bitaro byari bifitiye akamaro gakomeye abaturage bo muri Runingu ndetse n'utundi duce bihana imbibi, kuko aribyo byakirira abarwanyi benshi bakomerekeye mu mirwano cyangwa se abarwaye indwara zisanzwe. Hari amakuru avuga ko imiti myinshi, ibikoresho byo kubagiraho abarwayi, matera, ibikoresho byifashishwa mu ikoranabuhanga, ubuzima ndetse n'ibindi bikoresho by'ingenzi byajyanwe, ibindi ndetse bikangizwa. Bamwe mu bakozi bo kwa muganga baravuga ko ibi rero ngo bigiye guteza ikibazo gikomeye cy'ubuzima, kuko abaturage benshi basanzwe bafite ubuzima bubi kubera intambara imaze igihe muri ako karere. Abaturage baravuga ko nyuma y'iyo mirwano hari imiryango myinshi yahise ihunga, bamwe berekeje mu bice bya Minembwe, abandi bajya mu mashyamba cyangwa se mu bindi bice biri kure y'imirwano. Hari impungenge z'uko ngo niba imirwano ikomeje kwegera abaturage, ikibazo cy'impunzi n'inzara gishobora kurushaho gukomera muri Sud Kivu. Hanyuma mu baturage ba Kitabu no mu nkengero zaho hari icyizere ko kuba imirwano yagabanutse by'agateganyo bishobora gutuma bamwe basubira mu ngo zabo, ariko abandi baravuga ko bafite ubwoba ko imirwano ishobora kongera kubura umwanya uwo ari wo wose, cyane cyane niba impande zihanganye zikomeje kohereza abasirikare n'intwaro muri ako gace. Ngayo nguko ngizo update twari tubafitiye, ngayo amakuru twari tubafitiye. Munyemerere tuyacumbikire hano babwira ngo andi makuru nakagaruka tuze kongera kwibanira ku isaha y'isa 10 turebera hamwe izindi update, turebera hamwe andi makuru aza kuba agezweho ku kibuga cy'imirwano. Ngayo nguko rero, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira icyumweru cyiza, abagiye mu materaniro, abagiye gusengera ahantu hagiye hatandukanye. Reka twizere ko byagenze neza, reka tubasabire kuri Nyagasani mu by'ukuri amasengesho yanyu agere ku Uwiteka Imana, kandi nizere ko mwadusengeye. Ngayo nguko rero, reka mbashimire cyane babwira ngo tuze kongera guhura ku isaha y'isa 10 turebera hamwe andi makuru aza kuba agezweho. Hanyuma ndi wari kuri micro ni 6Berry official nk'ibisanzwe. Bye. Andi makuru nakagaruka. Nizere ko mwamajije gukanda kuri subscribe. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, turabakunda cyane.